ubu dufatire ibyemezo ku bagabo b'ibigoryi. Bibiri ivugamo n'abagabo b'ibigoryi, ikavugamo n'abamaraya. Ingo nyinshi zifite ubuhanuzi bupfuye, abagore benshi bafite ubuhanuzi bupfuye. Ukajya mu cyumba cy'amasengesho umuhanuzi akakugwira ngo umugabo si uwawe, ngo umugore si uwawe, agushyizemo dayimoni y'ubusambanyi, agushyizemo dayimoni yo gutangira kumwanga. Iyo umuntu rashaka kujya gusambana aragwira ati Samusoni ntiyasambanya agahita yica Abafilisitiya, akitwaza uwo murongo. Iyo umuntu nugiye kunywa inzoga arakubwira ngo Imana yabwiye Timoteyo ngo ujye unywa gakeya. Ugiye gutereta umukobwa umusomera umurongo ngo icyo umuntu aguha cyose ukimuhe kandi umuhe neza. Inkweto iyo yavuye mu iduka bakayambara iba yabaye caguwa. Uriya muntu wafashe ari umukobwa mukaryamana, mwamara kuryamana ukamubyara mw'abana 2-3 ni caguwa. Ko wishe ubukumi bwe, ko wishe ubusore bwe, muratana gehe. Wowe uratabana bariyubasigiye mukase niwe yababyaye. Ibyo ni ukwisha society nyarwanda, ibyo ni ukwangiza ubwami bw'Imana nawe bikurira. Reka tubifuriza umugisha w'Imana mwese aho muherereye impande enye z'isi, aho aya majwi yacu abasha kugera. Turabizi mugenda mudukurikira muri benshi mu biganiro bitandukanye. Turi kumwe n'umukozi w'Imana rero twabanye mu kiganiro, n'ubundi si ubwa mbere mu mubonye, ariko hari nk'umuntu ushobora kuba afunguye televiziyo ye, telefone ye, aribwo bwa mbere amubonye. Ariyo mpamvu natanga amahirwe kugira ngo atangire yibwira abadukurikiye bamenye ngo ninde tugiye gukorana kino kiganiro. Nitwa Apostle Harerimana Joseph Yongwe. Aidigiri mini digi. Aidigiri mini digi ni ijambo ntabwo ari izina ryanjye, ahubwo ni ijambo nahawe n'Imana rivuga ngo gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, kwizera ni nonaha, no gushima utanga ituro ry'uko bibaye ibyo mvuze ni nonaha. Kuvanga imbere ayonga ibintu byose biba muri preza nta fitiri. Imana ntigira nza. Imana ntiba muri nza. Iyivuze ngo umugore iba yamuguhaye. Ivuze ngo nguhaye umugisha uravuga ngo ndawakiriye. Ivuze ngo nguhaye ubucuruzi hita utangira mu gitondo ufata amakara ibirayi umene hariya wabaye umucuruzi. None nitwe twishyiriraho nza nuko utizera. Buri usengeye umuntu akakubwira ngo nzaza gushima, ngo nzaza kukureba, ngo nibikira nzakubwira. Uhita umubwira uti nta nubwo bizaba. Ni nona. Yevo dromba gushaka gutana vewe. Niba yimpanurira ndayakira da. Ni nonaha. Imana yikubwiye akazi ni nonaha. Ntabwo ari nza. None se nza wundi ni igikorwa cyo kuzajya gushakisha. Nzajya kuguza, nzajya kuri banke, nzajya gutereta, nzagerageza. Imana rero ifite stock y'ibintu byose tugendana. Yesu ntagira agatebo barundamwe ibyifuzo. Hari mu byumba by'amasengesho usanga hari inkangara bandika ibintu bakajugunyamo. Kira ni igikorwa cyo kutizera. Umvise biriya ni ibintu byo kutizera. Oya nanjye mu materaniro nabayemo narabikoraga ngo buri muntu wese niyandike. Oya ntabwo nihanye nuko nizeraga. Nirwo rwego nari ndiho. Kwandikira Imana byo ndabyemera. Dushobora gukora amasengesho buri wese akandikira Imana, ariko yamara kwandika Imana akazamukira hejuru ibaruwa yandikiye Imana nkasenga nkahita mwangu wasabye akazi naje kubona akazi, wasabye kubyara bamutera inda nijoro, wasabye umugabo agende nahite yambara neza agende baratangira bamurambagize za mpapuro tukazitwika. Ariko Yesu ntabwo agenda yikoreye agatebo karimo ibyifuzo. Iyo muhuye ufite ibibazo akoramo akaguhereza. Yahuye n'umupfakazi mu mudugudu wa Nayini ari kurira yapfushije umwana, ahamagara ngo gahungu haguruka agaherezanye. Ageze kwa Lazaro habona Mariya na Marita, Lazaro yapfuye hamagara Lazaro aramuhereza. None se Imana itubwira ngo nza irajya gusaba keredi, irajya gusaba ideni, irajya kwikopesha gute? Oya yahingutse no kuri umuntu ari ku kidendezi turashaka gukira. Abandi bacaga mu mazi waramubwira ngo ikorere wigendere. Ni nonaha rero ikorere ingobyi wigendere, fata amafaranga uje gukora, mva ubabariwe ibyaha na cya gisambo ku musaraba w'Igorogota. Byabaye nona yarakibwiye ngo nona ibintu mu Mana ni nawe today irewo ojuruduwi. Uyu munsi nawe mukanya haba ngo mukanya gato turabana muri paradise.
ku mpumyi ati ageze ku mpumyi atobaka ati pu efata bisobanura ngo ukize nonaha ahura n'umuntu ku isabato ariko mva uno mugabo nawe ariko haleluya ahura n'umuntu ku isabato aramubwira ati korera iby'amasabato n'amategeko y'abadive ntabwo mbyitayeho haguruka wigende. ariko uriya muntu buriya ariko hari igisubizo yatanze nakunze ukivuga ko uwo muntu reka tugomba kwitoza kuvuga Imana neza si kuko ni Imana y'uyu munsi. Ega abantu barayibeshyera sibyo umuntu arajya mu rusengero ngo bamusengere bakamwambura imbago ye adakize wumvise akicara hariya imbago ye akarindira ko amateraniro arangira bakamusubiza imbago ye. ariko se mugani ni gute umuntu yaza mu rusengero akayitahana Yesu akubwiye ngo agukijije waramugaye umva uhita ubyina igisirimba ahubwo wajya mu masiganwa yo kwiruka. Yesu agukijije ijisho umva n'urushaza rurimo rurameneka. Iby'Imana ikoze bikora neza abantu boye kubibeshyira. Ntabwo rero Imana bago nza buriya ibyo ntunze Imana yabimpaye kera mwisi y'umwuka nari narabihawe ariko natinze kumenya ko nabihawe. Uzaho Imana yamfunguriye Imana umunsi Imana yatangiye kumpa umugisha narababaye cyane. Nasanze narizereye abandi yewe sinakwizera. Umuntu akaza arwaye ukamusengera agakira. Umuntu akaza ari umushomeri ukamusengera akajya gucuruza. Umuntu akaza umva ni Kigali yahagera ukamusabira viza akajya muri Amerika. Wowe ugasigara ku gisuzuguriro ku cyavu wicaye hasi ukabanga Imana nibyo yanyemereye ngo ibi nibyo binkwiriye mfite confidence zitari zo wumvise ngo mbonye byinshi narimbuka ngo ibyisi ni ibyisi ngo sinkararikira ibyisi zanyigisho ziwacu ngo mbone dukeya ntazayibagirwa. Ariko umunsi namenye yuko imigisha yose yo mu gakiza nyemere imodoka nzemerewe amazu nyemerera kujya mu ndege arigeze hakorewe intebe nziza ko ari izanjye yo ndi kuyoragura. Iriya myizera ariko wayigira gukiri muri ADP nanjye nayiteyemo abantu benshi aho yangejeje ndahazi kandi n'ubu waracyayifite. Ntabwo kuhabwa umugisha bituza kujya mu ijuru. Salomo yabagaga ihene zingahe yabagaga intama zingahe yari umuherwe na Yesu mwivuga gutuma yagendaga na Nikodemu umuherwe Nikodemu yagendaga na Yosefu yari umubashi w'umukire oya ntabwo twashobora abantu bumva ko abakorera Imana ari bakwiye gukena nibwo butumwa mwaduhaye. Iryo si hame hari ubundi uvuka he yazo cyakavukire se Imana ntirebera abantu aho bavukiye ariko ndaceka ari hahandi ukuvuka nawe urabuza aho turuka ubwashize wambwiye umwaka waje muri Kigali hari ahantu ubutumwa hari ahantu ubutumwa bwa Pentecote bwahereye. Abatangije ubwo butumwa aho nizacyangugo ngo niho umwuka yamanukiye. Abatangije ubwo butumwa rero babwirizaga bambaye amakabutura sibyo babwirizaga bambaye amakabutura amasengeri ibipira nicyo gihe bari barimo. Ariko subu pastor wawaje gusenga ku cyumweru umwuka uyobora mu rusengero akaza yambaye ikabutura n'isengeri wavuze induru wakwiruka. Ahisigeze isi keneye abapastor bafite ubwenge. Isi keneye abapastor umvise bambara neza. Isi keneye abapastor buzuye umwuka wera. Isi keneye abapastor bazi system bakoreramo bafite n'amafaranga kuko none insengero zafunze mu Rwanda abantu bagakubitwa bose ni ingaruka z'ubukene. Suko batari buzuye umwuka wera ni ingaruka z'ubukene. Ege iyo ufite ubukene nawe urota nabi uzi uburyo nshonda niyo ntafite amafaranga. Iyo ntafite amafaranga umwana avuga ceceka televiziyo ikavuga zimya televiziyo umugore akambira atari ko kuki muri kunsakuriza cyangwa nkajya mu cyumba nkaryama. Nta utababara umwana ari kumusaba ikintu akakibura. Nta utababara bari kugusora mu nzu abuze icyo wishyura. Nta utababara umugore ari kubwira ngo mpereze udafite iby'umuha. Dusaba Imana imigisha ibintu byaremewe umugisha byaremewe twebwe twirukana inyatsi na karande mu rugo rw'umukozi w'Imana mu ngo z'abakristo. Abakristo simwe mugomba gusuzugurwa. Abandi
abanyumva muri bihugu bitandukanye ni mu byange, abankurikira ni mu byange, mwibuke ko agakiza kazana impinduka eshatu: kadukura mu rupfu rw'iteka, kakaduha ubugingo buhoraho, kadukiza indwara zose. Nta ndwara y'umuntu ibaho numva umurangwa indwara yanjye yego nyimaranye igihe, none indwara ni ya Satani mu izina rya Yesu. Nta ndwara yawe iri, indwara zose zikomoka kuri Satani uziteza abantu. Agakiza icya gatatu kadukura mu rupfu rw'iteka, kakaduha ubugingo buhoraho. Ni bitatu: kadukiza imivumo yose, kakaduha imigisha yose, inyungu z'agakiza. Kabiri, kadukura mu rupfu rw'iteka, kaduha ubugingo buhoraho, kadukiza indwara zose. Ibyo utabyakiriye rero waba uhombye utaramenye Imana neza. Nta muntu wahuye na Yesu ubuzima bwe butahindutse. Ushaka ube Yongwe witwaga Gitamisi. Yongwe bisobanura umwumbati wa Gitamisi. Nararuraga mu Kirundi, nararuraga my friend. Iri jisho yo narikanuraga maze gukubita kore n'urumogi na kanyanga. Nari Yongwe manyanga. Kandi nanjye mfite ibikomere, barankubise umugongo, naraye ku minyururu banziritse, naraye ku mapingu baramboshe, nakubiswe n'abagore mu isoko, natewe ibitiritiri, nirukanye umva. Yongwe we, genda ubabwirize ni mu gihe mu izina rya Yesu. Hari abantu ushaka kumpera ubutumwa nyine, hari aho ugeze uvuga ku kintu ngo cya karande. Hari umuntu uheruka kumpamagara w'umumama. Urabona abanyamakuru tuba duhura n'abantu benshi cyane batuvugisha, bamwe bizera ko twabakemurira n'ibibazo byabo runaka by'umwuka, kandi wenda ayo mavuta tutayafite. Nk'ubu urabizi ngiye ko ndi umucuranzi, ndi n'umuramyi. Hari ikibazo nshobora guhura nacyo simenye uko ngisubiza. Hari umuntu wambwiye ati mu muryango wacu haba ibintu byo gutandukana cyane kurushako. Ati abakobwa bacu bo mu rugo batatu bamaze gutandukana n'abagabo babo. Ati nanjye wa kane timperuka kujya gusenga ahantu, Imana imbwira ko rurangiye. Ati kandi koko mba mbona ibimenyetso kuko mbanye nabi n'umugabo. Ati Imana irambwira ati ngiye kuguhindurira amateka, ati umugabo wawe suko. Bita nibaza ikibazo kimeze gutya. Ese gutandukana kw'abashakanye bishobora kuba karande mu muryango? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ese gutandukana kw'abashakanye Imana ishobora kubigiramo uruhare? Ndeka mbanza nsobanure karande ni iki. Karande ni abantu bicaye bo mu muryango tutaravukana, ba papa wenda na ba sogokuru bataravuka, bashyiraho amahame y'umuryango. Wenda hari igihe bavugaga bati abagabo bo mu muryango wacu bagiye guhaha hanze, bagiye ntibagaruka, none kurera ibyo ngibyo tuzajya tubyara abakobwa gusa. Iryo rikaba umuvumo ukurikirana umuryango, bakazabyara abakobwa gusa. Na n'uyu munsi ugasanga uwo muryango babyarira abakobwa gusa. Abandi bakavuga ati mu miryango y'iwacu ukize akagira inka nyinshi, akagira ubutunzi bwinshi, asuzugura abandi. Uzajya akira akagira amafaranga agatera imbere azajya apfa. Ugasanga mu muryango, muri uwo muryango y'umuntu akize ahita apfa. Ahandi ugasanga bati twebwe abakobwa bacu barasuzugura, ntibagize amahirwe mu ngo, ushatse bigenda, bagashyiraho ihame rivuga ngo bose ntibazashake. Karande rero mu magambo make ni abantu bicaye barakira, bakazamo zino ndwara za diabete, za senezite, za kanseri, imitima yica. Ugasanga bamwe bicaraga ni abantu bo mu miryango y'iwabo bapfuye bishwe n'imitima na diabete na kanseri n'indwara zo gusara. Ugasanga mu miryango yabo barasara. Barabatambyeho ibitambo mu miryango yabo, cyangwa se mu bakurambere babo nabo ari indahiro barahiye, na za ryangombe na za kiranga n'ibindi bintu byabayeho byo guterekera no ku bantu. Twese abantu benshi bakuze basanga iwabo umwana avuka bakamumurikira abadayimoni, bakapera amazi n'ibindi bintu, akabandwa bagaterekera. Ugasanga munsi y'urugo hari utuzu tw'ibyatsi turimo amasaka tugondagonze, mbese haba imihango yo guterekera. Biriya bintu rero hari amagambo bagendaga bavuga niyagaruka kazaba karande ku bantu. Ugasanga rwose niyo mbwo bw'umuntu agwamaga ati gemba muri diaspora, njya mu Bubiligi, mba mu Bufaransa, mba mu Bwongereza, mba muri Amerika, akakubwira ati narirukanse nabuze umugisha. Ugasanga umuryango ubyara abakobwa beza, ariko kugira ngo azagire ushyira umwana ku ibere ntibikunda, basaza gutyo. Uwo bahuye wese bakunda n'icyumweru kimwe, akamubwira ati mbivuyemo. Umukobwa undi akaza sanga n'umukobwa aratanga kado, aroga, arisiga, amaso arayatereka, message azikuzigira, ariko umuvumo w'abavuga ngo ntuzarongurwe. Karande rero
ni umutongero washyizweho n'abakurambere. Kwirukana rero noneho kuwirukana ni iki? Ntabwo abapasitori bose bahawe impano yo gukiza karande. Bibiliya bango mugende mwirukana abadayimoni mukize indwara, ariko karande ni umuhango wakoze n'abakurambere. Bisaba rero ko uriya muntu akorerwa isengesho rimeze nk'umuhango wakozwe. Nubango ni sebyiri z'umwuka zigiye kuzinga. Nubango je ngiye gusengera umuntu ufite karande, ngomba kubona amazina ye, nkabona izina rya se n'irya nyina, nkamenya agaca avukamo. Mbega ubanza kumenya amakuru, nkamenya agaca avukamo. Umvise noneho umwuka wera nawe akamishurira icyabaye iwabo, kuko ntabwo wavura indwara utayibonye. Ibitaro byose bigomba kugira aho bapimira. Iyo wapimye indwara ukayibona, wandikira umuntu umuti akajya muri farumasi. Ntabwo rero umuntu uterekwa, udahanura, udafite imyaka impano y'uburondozi ngo urondore umenye byose, usobanukirwa iriya karande aho zaturutse, ntiwakiza umuntu karande. Niyo mpamvu uzasanga umuntu aba muri korari akizwa, akabatizwa, akaba umudiyakoni, akaba protokole, ariko akishwa na diabete n'umwana we n'umukurikira, bikakomeza biba karande. Hari ukwakira Yesu akakubera umwami, hari no kumwakira akakubera umwami w'ubugingo bwawe bwose, akaguturamo hose, akagushoboza gukiza abantu ku isi hose, abantu bagakira bakabohoka, kuko yakubereye umwami w'ubugingo bwawe bwose. Izi rero mbaraga ntabwo ari abantu bose bahawe iyo mpano. Rimwe na rimwe uzanasanga abantu bafite impano yo gukora deliverance, bafite n'impano yo guhishura ibihishwa. Haraho tujya gukorera abantu deliverance, Imana ikatubwira ngo nimuzikure hari. Nanjye nirirwa nzikura ibintu by'abantu, wazikura hano ugasanga hazitsemo ibintu. Hari ubwo nshobora gukora deliverance nkakubwira ngo reba ibintu biri iwawe mu nzu ukabikuramo. Umuntu utabibonye se azabikuramo gute? Dukuye amahembe mu ngo z'abantu benshi, dukuye ibyatsi mu ngo z'abantu benshi, dukuye amacupa, umvise, mu ngo z'abantu nyinshi, babazinzemo babashyizemo. Ibyo rero deliverance ni umuntu wabiherewe Imana. Ayidigire imini digere umuntu akeneye ko mukorera deliverance ni 0788541118. Ariko umuntu nkeneye ko nkorera deliverance ni umuntu wizera Imana, nanjye akizera ko ndi umukozi w'Imana, kuko n'umwarimu n'umutica udakunda ntiwatsinda isomo rye. Iyo ugeze kwa muganga bakubwira ngo kuramo ikoto n'ishati n'isengeri igarama ku gatanda, ukagarama dogiteri agakora umurimo we. Iyo umuntu ngo rero urumva hari umuntu uguhamagaraga umukore deliverance, ukumva ashatse no kugutegeka uko umusengera. Je ntabwo nkiri mu rwego bantegeka uko basengera. Maze ikibazo kugira ngo wenda bibe gutambutsa ubutumwa, hari abapasteri wavuze ko hari abantu runaka basigiye uwo murimo wo kudelivura abantu cyangwa kubakora deliverance, ariko hari n'abandi benshi bajya batwibyitwaza bakabikoreramo amakosa menshi ari tekinike mu buryo bw'umwuka. Gasanga umuntu agiye kuvura ikibazo aho kugira ngo adiringe n'ikibazo bwarateza iki kiruta. Hari nk'inkuru nigeze nakira umupastor agiye gusengera umuntu wari ufite karande nyine ngo zo kutabyara, ngo abanza kumusaba ko baryamana. Ibyo nyine nico cyakindi wakagombye kumenya. Wowe ufite karande, ugiye kureba ngo akuvure, agusabye kuryamana nawe, anabyateye no mu kanwa akabivuga, wamaze kubona ikimenyetso ko atari umukozi w'Imana, ko ari umukozi wa Satani. Oya, ibyo ngibyo usanga hariho n'abantu bashyushya inkuru, cyane cyane barwanya ubutumwa abanzi b'umusaraba. Ariko nkeka ko iyo kese zaba zarabayeho ku bantu, ariko ntabwo ari cyane. Uwo ni umukozi wa Satani. Umukozi dayimoni ntabwo ica mu maguru, dayimoni ntabwo ica mu kanwa, sibyo? Dayimoni ni umwuka, ni umwuka. Umwuka rero ntucaho ngaho, ibyo ni ugukora icyaha, ni ugukabya. Abo ni abakozi ba Satani. Uwumubonye ahubwo nanjye wambwira, nanjye namugufatira, cyangwa se na polisi yamufata, na ribu yamufata, ni umukozi wa Satani. Deliverance rero umuntu wese afite itegeko ryo kuba yasengera abarwayi bagakira, ariko deliverance yo ni umuvumo, ni ukuba uriya muntu afite ubushobozi bwo kugira. Ntuzi ko hari abantu bajya kwirukana abadayimoni se bakabafata? Na Bibiliya bivuga ngo bene Sefa bagiye kwirukana abadayimoni, zirabafata, zirabakubita, zitabagura imyenda yabo. Banzure ko ibyo bintu uri gukora. Aka kabiri rero wambajije ngo mbese Imana igira uruhare mu gutandukanya abantu bashakanye? Oya. Hari igihe uri kuganira n'umumama ukumva akubwira ati ngiye Imana yamaze kumbwira, Imana yambwiye ko uyu mugabo dufite n'amakayisi hano mu Rwanda uzi atari ibanga ari publique y'abavuga butumwa bakomeye bagiye batandukana gutya, harimo ba Mama Vanessa,
bagihuza uri kumva ko ibintu byabo biri gusakuza muri iyi minsi ariko ugasanga abantu barakomanta ibintu byinshi bigiye bitandukanye peti wasanga Imana ariyo yabishatse oya njyewe umva ukuri kwanjye kose ndakuvuga cyane cyane ko ntasaba inzira cyane ikindi cya kabiri kuko ndi intumwa indahiro narahiye nka Potere wumvise indahiro narahiye na Potere impesha kuvuga ukuri sibyo Bibiliya ntabwo itandukanye umugore n'umugabo umuntu mwakundanye mukabyarana 2 3 4 5 umvise nubwo Bibiliya igutegeka kumwihanganira ugasenga Imana hari abagore babanye n'abagabo barabakubita basenga Imana abagabo barakiza hari umugore wambwiye ejo bundi ngo none se ngo ubu umugabo yararaguhaye promesse ngo kwaza kukwica saa 9 z'ijoro ngo karara muri urwo rugo suko Bibiliya ivuga biriya banga umunyamakenge yabonye ikibi kije arakitinya ushobora kwicinga no mu cyumba cy'abana ushobora no kujya ku muturanyi ukaguma wohereza message uti sheri ndagukunda sibyo twese iyo tugize umujinya ntabwo tuwurarana nayo yanga umujinya nuza ntimukawurarana umuntu ashobora kugira umujinya mu kanya ukarangira ahubwo hari igihe ukoma rutenderi ingo nyinshi zifite ubuhanuzi bupfuye abagore benshi bafite ubuhanuzi bupfuye ukajya mu cyumba cy'amasengesho umuhanuzi akakugwira ngo umugabo si uwawe ngo umugore si uwawe agushyizemo dayimoni y'ubusambanyi agushyizemo dayimoni yo gutangira kumwanga umugabo mwabanye mwaba mwarasezeranye muri leta cyangwa mu rusengero mukabyarana 3 4 5 nta sezerano riruta iryo ibindi ni ukujya gukonfirima noneho kuri ushatse kuvuga ko mu rushako nta mahirwe ya kabiri abamo amahirwe ya kabiri Bibiliya ivuga iyavuga iyo umuntu iyo umwe yapfuye sibyo ega Bibiliya ntabwo izahinduka abantu bazashaka ibiyorohereza bakora n'izindi zimeze za Bibiliya ariko Bibiliya ni ukuri Bibiliya banga umuntu natandukana n'umugore agenda bigisha ubaziko sibyo ategereza senga Imana ikuremo umwuka abone kurongora sibyo nta yindi mirongo rero abashaka divorce oya ntabwo babasengera bapfe icyo ni igikorwa cy'Imana umuntu wese afite igihe ibyo byaba nko kubwira umuntu ngo kuko umugabo yakunaniye umuroge cyangwa umugore yakunaniye umuroge no umena amaraso nayo umena amaraso azabihanirwa ibyo ntabwo ari ariko Bibiliya iravuga ngo mubana karamata kugeza ubwo muzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse amakosa umugore wanjye yankoreye nyashingiyeho twatandukanye nanjye ayo namukoreye ayashingiyeho twatandukanye ariko aranyihanganira kubera abana twabyaye kubera umuryango kubera ko turi abakristo ibyo rero byashyushye umugabo ati nzaguta umugore ibyo ni iby'abadayimoni mu izina rya Yesu n'ababishyigikira ntabwo ari Bible Pastor Apotre hari abavuga ngo hari abitwaza bakavuga ngo n'umwami Ahasuwerusi atandukanye na Vashiti noneho ngo aza kurongora Esther ngo nabo ngo Imana ishobora kuba ngo uwo wari ufite atari uwawe ahubwo wari waramwishakiye noneho hakaza undi noneho Imana yohereje rero ariko ujye umenya ko muri Bibiliya wumvise muri Bibiliya ivuga abami beza twatangaho urugero ikavuga n'abami babi none se Ahasuwerusi yari umuvugabutumwa yari umuhanuzi yaririmbaga muri korari yari umuprotokole yakoraga ibyo ujye ubanza ubimenye sibyo ubu dutanga urugero hari abantu hari naho Bibiliya ivangwa abagabo b'ibigoryi wumvise bagiye gushinja ubu dufatire ibyemezo ku bagabo b'ibigoryi Bibiliya ivugamo n'abagabo b'ibigoryi ikavugamo n'abamaraya ikavugamo n'abantu batandukanye iyo umuntu ashaka kugwa rero ashaka karongo muri Bibiliya kamushyigikira ashaka karongo ko umuntu wagize intege urabona Samusoni yavuye kurongora maraya wumvise avuye kurongora maraya abafilisitiya baramutera kandi yari yaraye kwa maraya ahita afata ibihindizo rabicegacega arabica iyo umuntu rero ashaka kujya gusambana aravuga ati Samusoni ntiyasambanya agahita yica abafilisitiya akitwaza uwo murongo ariko cyari kiriya gihe cyabo iki gihe cya Yesu ntabwo bikunda ntabwo bikunda iyo umuntu nugiye kunywa inzoga arakubwira ngo Imana yabwiye Timoteyo ngo ujye unywa gakeya ugiye gutereta umukobwa umusomera umurongo ngo icyo umuntu aguha cyose ukimuhe kandi umuhe neza ibyo mujye muyimenya biri muri Bibiliya ugiye kwambura umuntu ngo umuntu ugiye gusaba undi wamubwira ati Bibiliya avuga gumpe kandi nunagira gute nuntiza n'umwenda we sinzawukugarurire
Bibiliya igaragaza ko abantu bahariraga abandi imyenda. Ushaka kwambura umuntu washaka umurongo muri Bibiliya ukamubwira ati imyaka 7 nishira muza. Bibiliya ivuga ko imyaka 7 ideni rimaze imyaka 7 ritishyurwa, kuko abiseri nyuma y'imyaka 7 bababarirwaga amadeni. Bibiliya rero ni igitabo cy'inyanja, ariko abantu basiguramwe akarongo kamwe uko bishakiye. Iki kijyanye na divorce, reka ahubwo abashumba tukiyame. Abantu nibabane, hari itandukaniro ry'umukristo n'umupagani. Hari abavuga ngo arigenga Imana ngo wenda yarakwandikiye ngo uzabana na kanaka, ariko noneho wowe ugaca inzira ukajya kwishakira utayo. Wowe nka Evode umugore we mu mugambi w'Imana, umugore wa Evode akaba ari agomba kuba ari wa BKM muri plan y'Imana. Evode akaba yarahe, Evode akaba yaragize gutya akazana inkweto itari noneho ngo Imana ikabigaranzura ngo mpaka BKM ashyikira umugore wa Evode ikabatandukanya kugira ngo aze wanje. Inkweto iyo yavuye mu iduka bakayambara iba yabaye caguwa. Sawa, inkweto iyo yavuye mu iduka bakayambara iba yabaye caguwa. Uriya muntu wafasha ari umukobwa mukaryamana, mwamara kuryamana ukamubyara mw'abana 2 3 ni caguwa. Uramushyira undi ninde ko ari uwawe. Nagukubita ihangane, nimushwana ihangane. Undi umushyiriye ninde ko wishe ubukumi bwe, ko wishe ubusore bwe, muratana gehe. None gujya wamushyira abo bana uramukura mu bana be urabasigarana gute? Wowe uratabana bari yubasigiye mukase niwe yababyaye. Ibyo ni ukwisha society nyarwanda, ibyo ni ukwangiza ubwami bw'Imana nawe bikuriye. Ijambo rimwe ku bantu basanze ku bantu bahuye na za caguwa zabo. Abantu bahuye na za no ntabwo dushatse kuvuga ko kurongora umugore yigeze kurongorwa waba urongoye caguwa, ahubwo hari icyo dushatse kuvuga. Nshubije icyo yambwiye ngo ukarongora umugore utari uwawe. Ibyo ari ibyo rero, ibyo mwajya mushwana gatogo n'ubundi si uwanjye, mwashwana gatogo si ubundi si uwanjye. Abakristo divorce si umugambi w'Imana, nicyo gisubizo. Ni umugambi wa Satani, kandi ntango zitabamwe ibibazo. Urugo rwubakwa n'amagambo abiri, mbabarira ndakubabariye. Uko uzashwana n'umuntu na leta zose zo kwisi, uko abanyabyaha bakoze ibyaha bareba impamvu yakoze ibyaha, icyabimuteye n'uburyo yitwaye amaze gufatirwa mu cyaha yakoze. Sibyo? Ntabwo abanyabyaha bose bazakwira muri gereza z'imageragere. Hari abagera mu nkiko bakabarekura, abandi bakabyoroshya, abandi bakabaha agasopo. Ntabwo abantu bose bakura amakosa mu Rwanda bazitaba kuri RIB. Umva, haba kavuyo nabo ubwabo baburaho bakandagira. Umuntu wese wakoze ikosa agiye kuri RIB bareba kategori z'ibyaha. Ntabwo rero umugore azakubwira nabi mushwanye ngo taha, undi biryo byashiririye taha, abana ntiboze taha, n'imyenda yapfubye taha, watinze gutaha ndakwirukanye ndarongoye. Yewe na bamwe basinyisha abantu mu murenge muri civile bazananirwa. Bagabo ni mukunda abagore banyu mwihangane, nanjye uwanjye ndamwihanganira. Bagore mukunda abagabo banyu, nanjye uwanjye aranyihanganira. Niyo message mbahaye. Imana igumugisha cyane. Turimo turagenda dusatura umusozo. Iyo umuntu ari kugana na Apotre rero ikirere cya Apotre kiba cyamujeho, ugasanga no gusoza ikiganiro ntabwo byoroshye cyane. Apotre, ikibazo cya nyuma nkubaza kugira ngo dusengere, nk'uburamutse umenye ko usigaje iminota 2 ku isi, ni iri jambo mva wasiga ubwiye abana bawe n'umugore? Niryo Salomo yabwiye abe. Yarabwiye ati mujye mumenya Imana ya so. Ibyo Dawudi yavuze yabwiye abana. Umvise ko Salomo mwana wanjye ujye umenya Imana ya so, iyo yakoreraga uzaba ari yukorera. Nanjye rero ijambo navuga niryo kubwira abana bakazikomeza ku Mana, kuko ngiye bagasigara bikomeje ku Mana. Ibyo nakoze n'Imana nizeye byabatunga ubuzima bugakomeza. Ndumva nta minota 2 byagusaba. Nta minota 2 byansaba. Ibyo nubwo ndyamye n'inzikagira gutya nahita mbivuga. Ubundi hari ibintu biba mu muntu, sibyo? Umuntu wese antunguye mitaba ngo ayidigire iminidi. Ibyo ayidigire iminidi. Sibyo? Ngeze ahantu imodoka igafata feri ikapfumu ayidigire iminidi. Ipine ritaryisubiza mu mwanya. Nuko ibintu bigenda rero, hari ibintu tutishakamo. Amavuta yawe naya none hasaye ejo. Ese mva Imana ntigira se ahibera hatari, ntigira nyina, na mubyara wawe, ntigira habe na muyomba. Wumvise? Na kwifite
ntigira bucura ntigira n'ikinege c'est ça irambwira ngo izampa irajya kuyikopesha iri muri banke mondiyare iri muri za banke zikomeye z'ibihugu iri muri nimpa ibyanjye ahubwo ufite akanjye kose nakazana yega nta kiraduha nshuti yanjye ubundi si Imana yaduhaye Imana yaduhaye ikintu kimwe gikomeye gusa yaduhaye umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ibindi rero nugura akamodoka kamwe menya ko hari abantu bempirima amapiyese y'amamodoka bahora bateranya amamodoka nubona akazu kamwe menya ko abantu bubaka umudugudu ukitirirwa umuntu wumvise nubona akazahabu kamwe menya ko hari abafite ibinombe by'izahabu nubona ubu miliyoni 10 menya ko hari afite amatiriyari n'amabiliyari sinzi uko babyita Imana rero ni Imana ahubwo tubwira abantu kwizera nshuti yanjye ubu tubwira abantu bizeye ibice ubundi ariko ubu wabuzi yuko Joseph namaze kwataka abadayimoni kugira ngo bave imbere yanjye ahubwo mu minsi iri imbere mu minsi iri imbere munyitege hararengwa ngo bwe ibyo ndimo ndabizi ndi kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu Imana yankuyaho narindi ikancagura ikampindura umukozi ndabivuze kuricana nimubona nsebye muzangaye ntabwo nzaseba Yesu yatwaye igisebo cyanjye ntabwo nzakena Yesu yatwaye ubukire bwanjye ntabwo nzaceceka Yesu yampaye kuvuga ntabwo nzazima Yesu yampaye kwaka ntabwo nzabaho mu buzima buciriritse Yesu ayidigira imini dig ntabwo nazimye mburara ntabwo nazimye ndara mu rubingo kwa Nyiranuma ntabwo nazimye abana banje babirukana mu ishuri ntabwo nazimye ngenda n'amaguru umuntu wese ambwira ngo tega kamoto nisanga Kimisagara tega kamoto ubu ndazima ngiye kwaka idigiri mini dig gukira ni nonaha ngiye gukora ibiterane mu masitade ngiye kubwiriza ubutumwa ngiye kubaka insengero zikomeye ngiye gushinga inganda Imana we zarakita ya mando gedebo Imana ntabwo ari Imana y'amagambo nshuti yanyu confidence namenye zishobora zikubita urutare rukameneka confidence namenye wumvise zisunika imisozi ikavaho confidence namenye zikingura inzugi zikinze ndakena kubera iki ndazima kubera iki umwuka mwera ntabwo bawurangura namenye ibanga ry'amavi umwuka wera ntabwo bawurangura amavuta nkoresha ntabwo ari foromotorokiya ntabwo ari foromo Nigeria ntabwo ari foromo Rwanda ni Burayi oya ni amavuta yo mu masengesho korari iwacu yararimbye ngo yipfukamire uyisenge uyibwire ibyawe byose izasubiza amasengesho abampaye iminsi rero reka mbabwire bamwe ndabangasha mu makampani abandi baratwokora mu majanse y'imodoka abandi barakora muri za hopitali zitwa Yongwe abandi barakora muri za hopitali zitwa Yongwe abandi barigisha muri za groupe scolaire Yongwe abandi barakora iyo wamenye Imana neza irakududu yasinga ikagukuraho imyanda abantu bindebera mu mashuri niza ariko kabisa ngo buriya se avuka kwanaka nishingikiriza kuki hegara umuntu nabonye yanditse ngo nishingikiriza kuki ngo nishingikiriza ariko ubundi Yongwe baramuzi namakuru afite jewe naraye mu rubingo kwa Nyiranuma yego Kigali nayinjiremo munsi y'isoko rya Nyarugenge puberi barundamwe imyanda niyo nararaga munsi nakira umwami Yesu arantoragura Ezekiyeli 15 ngo nsanze wigaragura mwivata ndagufata ngukuramo ndakuhagira nta wakugiriye ubuntu na mama yajyaga ambira ngo mwana wanje Yongwe inde yakubyaye iyiva nkazamura ikiganza nkamukubita urushyi ntiwaje cecuru wambyariraga iki wanjijiwe umukecuru ubatuye mu mujyi wa Kigali naramuzanye Kigali inyama ni inyama ifiriti ni ifiriti yes kubera wa mungu yatukaga none ari abantu bango nzaseba mfite data na mama isengesho ryabo rimfatiye iry'iburyo uwo mugisha urakora mfite abantu nsengera ku isi bansengera mu Rwanda abantu benshi imisozi bariho nta utatavuze Yongwe
mana mpumugisha nk'uko wahaye Yongo, mana nkoresha nk'uko wakoresheje Yongo. Abavuga butumwa birirwa bagira gute impano bazikuye kuri Yesu, ariko narabazamuye mu kwizera no mu mwuka. Nuba bazanyizera, abazizera ko Imana yampamagaye ndacyazamura abavuga butumwa. Abazandwanya rero bazazima. Iyo umuntu andwanyije arazima, iyo umuntu andwanyije arazima, iyo umuntu amagurukiye iyo umuntu amagurukiye imbaraga z'Imana ni mu byanditswe. Uzantunga agatoke azaba gatunze mu jisho ry'Uwiteka, uzansabira umugisha nzamusabira umugisha. Tube mu mahame ya Bibiliya nshuti yanjye. Reka dusoze tubabwira ngo nibahumure. Nayidigire imini digire. Ku isi hose abantu nibizeye. Niba uri muri Canada, Canada ni iyawe. Niba ukodesha inzu, ijwi rikubwira ngo inzu si iyawe, ni iyawe mu minsi 30 wayishyuye, na nyiri urupangu nazo mubwira uti nsohokera mu nzu. Iminsi 30 nakwishyuye ntirarangira, nsohokera mu nzu. Naza n'amagambo maremare ujye gukodesha ahandi. Ni mwiyakire mwoye kwisuzugura, mwiyemere. Mana mu mbaraga z'amaraso ya Yesu, abantu bakwiriye kumenya Imana itari Imana y'amagambo. Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ntabwo nsenga Imana ntabwo isengesho ryanjye ndinyuza kuri Eliya na Elisa na Aburahamu na Mose. Nsenga Imana ya Harerimana Joseph na Mukakarisa Bibiane umugore wanjye. Haleluya. Nsenga Imana nabonye ikiza ubusenzi n'ubusega. Nsenga Imana nabonye ikura mu rupfu igashyira mu buzima. Nsenga Imana nabonye ikiza indwara ikabohora ababoshe. Nsenga Imana nabonye ikora imirimo n'ibitangaza igakiza agahinda kabarira n'abavuza induru. Ndategeka mu izina rya Yesu, mu bubasha mpeshwa n'ijambo ry'Imana, ndavuma imigambi y'abadayimoni, abantu bafite za karande n'inyatsi. Ntabwo nsaba imbaraga narazihawe, ntabwo nsaba amavuta narasizwe. Ndamenagura inswo, ndamenagura ingasire, ndagarura amafoto yabo batwaye, ndabahesha amahirwe bataboneye muri business bakora, bataboneye mu mafaranga bafite, mu mashuri bize. Ndirukana umwuka w'inyatsi na karande aho wavukiye, aho ukomoka. Mu izina rya Yesu muzakomera, muzagera kure, muzakora iby'ubutwari. Nta gupfa ryanyu rizapfunika. Ndaguhuza n'ikigukwiriye, ku musozi ugukwiriye, ku isaha igukwiriye, muri shamburi igukwiriye, mu cyumba kigukwiriye, ku mashuka agukwiriye. Uhure n'ugukwiriye mu izina rya Yesu, maze umwuka wo kudashaka no kugumirwa ukuveho. Abakubyaye nabo mwavukanye mufatanye guhimbaza Imana yagukuyeho igisuzugurira isi n'abantu bagusuzuguye. Ndakubohoye nawe uzabohora abandi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Telefone yanjye ni 0788 54 11 18. Ayidigire imini dig. Gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, no gutanga ituro ry'ukubohotse ni nonaha.